Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Kamukama TV Rwanda, muri studio muri kumwe na Dina. Uyu munsi mbafitiye insanganyamatsiko igira ngo kuki abakobwa tuvuga urukundo. Mbafitiye umutumirwa rero, tugiye kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko. Mbafitiye umutumirwa, muraza kumva byinshi, araza kubibwira. Turakwakiriye. Uraho neza? Waramutse neza, uraho neza? Uraho neza, umwaka mushya. Kuri twese uraho cyane Dina. Turaho turashimye. Muri amahoro mu rugo? Turi amahoro. Yego. Uyu munsi twari twifuje ko tuganira ku nsanganyamatsiko igira ngo kuki ni ayahe makosa arindwi abasore bakora kugira ngo abakobwa duhuze urukundo. Dina, ko ufite insanganyamatsiko ikomeye cyane, urimo urambaza uti ni ayahe makosa abasore bakora kugira ngo mwebwe abakobwa muhurwe ikintu cyitwa Urukundo. bigaragare ko murimo murabihirwa cyane muri iyi minsi. Cyane pe. Nibyo, si we wenyine, n'abandi barabivuga, ariko igitangaje ni uko usanga abahungu baba babashinze amakosa, namwe mukabashinza amakosa. Ubwo rero biragoye kuza kumenya ababangama kurusha abandi, ariko ntacyo uyu munsi, kubera ko ushaka ko tumenya amakosa abasore bakora, muri uyu butaha Tuzamenya n'ay'abakobwa bakora. tuzamenya n'ay'abakobwa bakora. Icyo kiganiro kiraza kuba ari cyiza cyane mu by'ukuri, kubera ko hari abakobwa benshi usanga batarashaka. Wamubaza se bimeze bite? Se abahungu baha wo gacwa we barizera, abahungu baha harimo umugabo. Rero abasore mureke tuganire ku makosa mujya mukora, mugerageze muyagabanye. Mugeze muyagabanye, ngiye muri kumwe, nitwa Kamukama. Rero reka nshimire Dina wanumiye, wamaye uno mwanya. Ikosa rya mbere rero abasore bajya bakora rigatuma abakobwa bahurwa urukundo, cyangwa bavuga bati iby'urukundo tubivuyemo, tugiye kwiberaho gusa. Ikosa rya mbere bakora ni kwereka abandi bakobwa ko bitayeho. Ugasanga umusore afite umukobwa yabwiye ngo ni inshuti, ariko baba bagendana, yahura n'undi nanone agasanga afite undi nawe aha urukundo na wa wundi. Noneho wa mukobwa agatangira kwibaza, se uyu musore akunda nde mu by'ukuri? Rero dufate urugero, umuntu arakundana nawe witwa Dina, noneho aho wajya kubona ukabona muri telefoni y'umusore ugasanga hari undi mukobwa ahamagara inshuro zijya kungana n'izo guhamagara, cyangwa ugasanga afitanye amafoto nawe inshuro zingana n'ayo mufite, cyangwa ugasanga basohokana mu nshuro zingana nawe n'igihe musohokanye. Noneho umukobwa agatangira kwibaza, ariko nijya akunda, n'uriya akunda, ese nitubana ntabwo azakomeza agakora ibi ngibi abikorana n'uriya? Noneho mwa basore mwe, ibyo bintu mubireke. Niba wahisemo gukunda Dina, turi kumwe hano muri studio, ibyiza byose, keya yose, umwanya wose, ibyo gukora byose bijyanye n'urukundo, ni Dina wenyine ugomba kubiharira. Ntabyo gusangira n'undi. Dina, wakwemera ko usangira n'undi? Oya. Ikibazo rero abahungu bari hanze muri iyi minsi, Yego. ntabwo bavuga ngo bashingiye kuri uyu umwe wenyine. Yego. Nyine bari muri benshi. Bari muri benshi. Yes, ntabwo banyuzwe n'umwe bafite. Se cyangwa biraterwa n'uko namwe mutabereka icyizere, rero akavuga ati reka mfate uyu, mfate n'uyu, mfate n'uyu, ndebe uwo bizashoboka. Icyizere urakimwereka, ahubwo ikibi cy'abahungu bari hanze muri iyi minsi ntabwo banyurwa. Ni ikibazo gikomeye. Mw'abahungu mwaretse kurakaza Dina na bagenzi be ko niba ari Dina ukunda, keya zose zihe Dina. Niba ari Dina ukunda, amagambo y'urukundo yabwire Dina. Witangira ngo ariko nubwo nkunda Dina hari undi nita sheri cyangwa sweet. Oya, ayo mazina yose ubwo ni aya Dina. Yes. Bityo azagira icyizere, nawe azabura urukundo.
urukundo mu buryo bushoboka bwose kandi azahora yishimira urukundo. Iryo ni ikosa rya mbere abasore bajye bagira bajye bakora. Ikosa rya kabiri abasore bajye bakora, hari abasore batagira ikinyabupfura barakazwa n'ubusa. Ugasanga umusore nta kinyabupfura agira, ahora arakaye cyangwa akarakazwa n'ubusa, yanarakara ugasanga umujinya we nturangira vuba. Dufate urugero, muhanye gahunda hanyuma wisheho amasaha cyangwa ukerereweho cyangwa hari icyo mutumvikanyeho, wa musore akagira ikinyabupfura gike, no mu bantu akakurakarira, no mu bantu akagutuka, no mu bantu bose bakabibona ko yarakaye, kandi ubwo burakari ntiburangire, umujinya nturangire. Wa musore uteye utyo, umukobwa azibaza, uyu muntu ndakarira tukiri abafiyanse, aho namara kungeza mu rugo turi mu cyumba twenyine azangira. Si ukurakara gusa, azashyiramo n'iki. Abantu barakara nk'ubu urabazi, ujya ubabona? Ndababona bararaka. Noneho hari n'abasore wenda baba badafite gahunda, wenda wakora nk'akantu gatoya nyine akakuriraho, babandi baba bashaka kujya muri benshi. Yari yabuze uburyo akuvaho, yarangiza agakora akantu gatoya gusa agahita akazamukiraho nyine akakira akamurakaza, ni wa wundi nyine utanyurwa n'ugafite. Rero basore badukurikiye, iryo kosa murireke. Ikinyabupfura gike n'uburakari butagira igihe burangirira kandi bwinshi, ntabwo abakobwa bashimishwa no kubona wamurakara igihe kinini, kandi ntabwo abakobwa bashimishwa n'umusore udafite ikinyabupfura, umusore urwana mu kabari, umusore ugenda mu muhanda yasinze, cyangwa umusore ugenda arya ibigori mu nzira, cyangwa umusore ugendana icupa ry'inzoga agenda anywa mu nzira cyangwa mu modoka, cyangwa ugenda anywa itabi ahantu hose. Ntabwo abakobwa bishimira kuzabana n'umugabo udafite ikinyabupfura kandi ugira umujinya mwinshi. Ikosa rya gatatu abasore mugira bigatuma bashiki banyu cyangwa abakobwa mukunda bahurwa urukundo ni irihe? Ni ukugira umwanda ku mubiri, umwanda ku myenda, umwanda mu igeto. Ibaze usuye umusore ugasanga igeto yuzuye umwanda. Abasore b'iyi minsi ko basigaye bikunda ibiyobyabwenge, nta muntu ukizi kwitaho. Mumbabarire nk'abasore, wenda abasore mumbabarire, ariko akenshi muri iyi minsi abasore bahugiye mu bintu by'ibiyobyabwenge. Abasore benshi uhura n'umusore ukabona ni umusirimu, ariko ikintu cyamwishe ari umwanda, kandi umwanda ni mubi. Ugasanga yambaye ipantaro nziza, ariko wagira ibyago, nduza ari ibyago wabona ku ikariso ye, ukabona ntiheruka amazi. Ushobora guhita wibaza uti uyu muntu utambesha ikariso ye, aho imisatsi yo mu ikabutura yo ayitaho. Cyangwa wajya mu igete yo ugasanga amashuka araraho aheruka amazi mu ruganda. Ukabyuka yigira muri bya biyobyabwenge, ntiyite ku bintu byo mu rugo nyine, kandi buriya isuku niyo ya mbere. Basore badukurikiye rero, ikintu cya mbere kigira umusore umugabo ni isuku ku myambaro, isuku ku mubiri, isuku aho arara, isuku aho arira. Nugira isuku, umukobwa akagusura agasanga ufite isuku mu rugo rwawe, ibintu biri ku murongo, nta kabuza azaba yishimiye kugira umugabo mwawe. Azakora ibishoboka byose aguha urukundo rwose ukeneye kugira ngo mukomeze kubana. Yego. Ikosa rya kane abakobwa batajya bihanganira ni ukumugereranya n'abandi bakobwa. Ibi ni ibintu abasore bakunda. Mwasanga mwaba mwasohokanye akajya atangira akubwira ngo nguseka nka kanaka, uvuga nka kanaka, ndakwishimira nka kanaka. Ibintu byose ugasanga buri gihe arakugereranya n'undi muntu. Uwo muntu atangira kukugereranya inshuro zose, utangira kumwibaza, ariko se uyu muntu ahora avuga ngo seka nka kanaka, umuntu ahora avuga ngo mvuga nka kanaka, umuntu avuga ngo ibitekerezo byawe ni ibya kanaka. Ni ukuvuga ngo iyo ukomeje kumugereranya n'undi, atangira gukeka ko ufitanye gahunda zidasanzwe n'uriya mukobwa. Kuvuga ngo musore, niba uri kumwe n'umukobwa mukundana muganira, vuga we wenyine, ibintu byose bivuge kuri we. Wirinde kumugereranya n'abandi bakobwa wahuye nabo, uziranye nabo mu buryo ubwo ari bwo bwose.
bityo azumva ko ari special kuri wowe, ari yihariye kuri wowe, ndetse umufata nk'umukobwa w'umwihariko cyane. Yego, ikosa rya gatanu abasore bajya bakora rigatuma abakobwa bahurwa urukundo ni kutamwitaho. Hari abasore iyo wamaze kumwemerera ngo yego, avuga ati byarangiye ndamufite, byarangiye namufashe gusa. Ugasanga ubundi imbere akigutereta, ye baba we mwaramutse kuri telefoni, mwiriwe, wariye, waryamye, wiyambuye, wakarabye, wagize, akubaza. Ariko ukimara kuvuga ngo ndemeye yego, noneho mwageze naho akwerekana mu miryango, avuga ati ubu nararangije. aba yumva gufite nyine, aba yumva nta kindi kintu umunsi wose ugashira ataguhamagara na SMS umeze ute, nyine ibyo ngibyo bihita birangira. Kandi abakobwa birabarakaza cyane, biraturakaza pe, tuba dushaka abantu batwitaho. ase buriya kugira ngo umuntu akwereke ko kwitaho, nibura yaguha nka message zingahe ku munsi? Ugomba kubyuka akambwira morning. Yego, morning ya mu gitondo. Yego, akambaza niba nafashe breakfast, akakubaza breakfast. Yego, akambaza ko niriwe muri ayo masaha, nyine ku buryo buri wenda nta isaha wenda ikanyuramo ariko SMS nkayibona, umeze ute, uri hehe, waryamye, wariye. Yes, tuba dukeneye umuntu utwitaho cyane. mama ukeneye umuntu witaho. Rero basore, numara kumva umukobwa akubwiye ngo yego, aho ni nayo ntangiriro, ahubwo ni ukwiye guhera noneho umwitaho kurushaho, kubera ko abandi bose bateretaga ugiye kubashyira ku ruhande, imbaraga washyiraga muri benshi ugiye kuzishyira kuri uwo nguwo wakwemereye. Message zose nize, calls zose nize, igihe cyose utari mu kazi uba ukwiye kuba uri kumwe n'umukunzi wawe muvugana cyangwa mutembera. Naho bya bindi byanyu mubona mwamaze kubabona mukavuga ngo nashoje, umunsi wose ugashira udahamagaye umukobwa, yaza no guhamagara yakubaza kumbwira ngo wari bize mu kazi, azumva ko ako kazi kamuruta cyangwa ufite ibindi ugiyemo. Rero basore, mwite ku bakobwa banyu cyane cyane, babiteho message, kumuhamagara, kumusohokana, sibyo? Ibyo byose ni byiza rwose. Abasore rwose mukurikiye Kamukama TV Rwanda, umva ibi biganiro mubikurikirane pe, kandi babiteho. Yes, dukeneye abahungu, abasore batwitaho. Yego, ikosa rindi rero rya gatandatu abasore bajya bakora ni kunywa bagasinda. Aha ngaha ntabwo turi mu kiganiro cy'iyobokamana ngo tuvuge ngo inzoga ni icyaha, byo ni icyaha mu idini. Ariko mu buzima busanzwe, niba unanywa inzoga kandi uwo mukobwa mukundana akaba abizi ko unywa, si byiza ngo unywe usinde mu ruhame, si byiza ngo unywe uteze akavuyo mu kabari, si byiza ngo unywe ugende udandabirana mu muhanda. Nta mukobwa wakwishimira kuzagira umugabo, bajya bavuga ngo umugabo wa Dina cyangwa umugabo wa kanaka ni umusinzi, agenda asinda mu muhanda, arara mu kabari, agenda arwana mu muhanda kubera inzoga, yinyarira kubera inzoga. Ni ukuvuga ngo niba unywa inzoga yinywe mu kinyabupfura, ariko bibaye byiza wareka inzoga kuko nta kintu imaze. Ariko rero niba unayinywa, uyinywe mu kinyabupfura, uyinywe neza, utahe, kubera ko umukobwa ntacyo bimutwaye. Ariko gusinda, kurwana, kudandabirana ni ikosa rikomeye rigatuma batajya bihangana. Ikosa rya nyuma abahungu bajya bakora rigatuma abakobwa bahurwa urukundo ni irihe? Ni ubunebwe. Wakwishimira umusore w'umunebwe udakora? Ntabwo se wakishimira umusore udakora koko? Oya basore, mwibeshyera abakobwa ngo bakunda amafaranga menshi, ntabwo ari cyo cy'ingenzi. Ahubwo mu byo ukora ubikora n'imbaraga n'umwete, ku buryo abona ejo mutazabura icyo murya. Mukunda kubeshya ngo bakunda ba sugar daddy na mami kubera bafite amafaranga menshi. Oya, abakunda kwigumira mu rugo boza inzara, ugasanga igihe cyose wamuhamagara ngo ndaryamye. Umusore uba uryamye saa sita z'amanywa, saa munani z'amanywa akaba aryamye, agatinyuka akabyuka, mama wahishije akarya ibya saa sita, akarya ibya nimugoroba, akarya ibya mu gitondo. Uba wumva umukobwa yagira icyizere ko uzaba umugabo? Hari abasore bakunda amatelefone akenshi buri saha, ndi online, igihe cyose akaba online. Ababyeyi bagiye mu murima, bagiye gucuruza se, bagiye mu kazi, wari online. Mwa basore mwe,
umukobwa wese agukunda agira ngo arebe ko uzaba umugabo uzamubera papa w'abana kandi abana batazabura ikibatunga n'ikibitaho. Ariko ntabwo nugaragaza ubunebwe umukobwa azakwanga. Niyo mpamvu mu mirimo yose, niba uri umunyonzi nyonga cyane, niba uri umumotari zindukira mu kazi, niba uri umwarimu ugakunde cyane. Akazi kose ukora ntabwo abakobwa bakunda amafaranga mwibabeshyera, icyo ni kimwe mu bagerekaho. Ahubwo mu byo ukora byose mu rwego urimo ubikora ubikunze, ubikora n'imbaraga, bityo azagira icyizere. Ndumva amakosa 7 abasore bakora ari ayo ngayo, kugira ngo mbafashe kuyabanyuriramo. Ikosa rya mbere ni ukwereka abandi bakobwa ko bitaye imbere ya wa wundi bakundana. Iryo ni ikosa rikomeye. Ikosa rya kabiri ni ukutagira ikinyabupfura no kurakara cyane. Abakobwa barabitinya kandi barabyanga cyane. Irindi kosa ni ukugira umwanda. Twabibonye ko kugira umwanda atari byiza. Twabonye no kumugereranya n'abandi bakobwa, ukajya uhora umugereranya n'abandi bakobwa, biramurakaza cyane. Irindi kosa ni ukutamwitaho. Ibyo dina byanamurakaje cyane, akenera ukunda keya cyane. Ibindi gusinduka, ukanywa ugasinduka dandabirana, ugakora ibidakorwa mu kabari no mu muhanda, ntabwo ari byiza, ntabwo biguhesha isura nk'umusore uzavamo umugabo. Ikindi twabonye ni umusore w'umunebwe utitabira akazi. Ibyo ni byo 7 nari mbafitiye igihe nka Kamukama. Murakoze cyane, wakoze kuba wumvise ubutumire bwacu. Urakoze cyane gushima Dina. Mwege mukurikiye abakunzi ba Kamukama TV Rwanda, ngaho nguko abasore mwabyumvishe ibintu mukora bigatuma duhurwa urukundo. Ndakeka abasore mudukurikiye muraza kwisubiraho, murabikurikira kuri Kamukama TV Rwanda. Murakoze, bye Bye bye.